Aho muraho neza, ndabashuhuje cyane mbifuza amahoro y'Imana. Imana yacu niyo nkunda kuvuga buri gihe byose, iyo tubanje video tugomba kubanza Imana kuko niyo igena byose mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu byo dukora, mu byo tuvuga, aho tujya hose tujye tubanza Imana. Nimba ubyutse banza Imana, uvuga ati Imana ndabyutse, undengere uyu munsi umpe icyo kurya kandi umwuka wawe angene imbere n'inyuma. Iryo sengesho nirisenga inzi ko Imana ari cyo iri bugukorere kandi byose Imana irabishoboye. Rero ikaze kuri channel yacu bikora bite? Nimba ari ubwa mbere dusuye wakora follow, ugashare ku bandi, ugakurikirana ibiganiro byagiye binyuraho, nawe ukareba nimba ari cyo byagufasha. Channel iwacu rero ejo ku bintu bijyanye n'umugano twavuze icyo umara cyangwa uburyo watumura haduye yawe ikugendaho cyane. Ese gatumura abantu benshi ntago bayizi, ariko harimo abantu bayizi, nk'abantu baragiye kera bakaragira batacyurira mu biraro. Abantu baragiye kera cyane barayizi, cyangwa abantu basenye, nubwo wenda harimo abatakiyibuka cyangwa abana bavuka kino gihe, abenshi ntabwo babizi. Niyo mpamvu dushiraho ibino bintu kugira ngo basobanukirwe, mbese kera byari bimeze ute, byakoraga iki. Kuko nimba abantu guhera ku myaka wenda 30 kuzamura, muri iyo myaka hari ubuzima bwahise buhinduka ku bantu benshi. Bamwe bigira mu bihugu bitandukanye, abandi bibera za Kigali, abandi mu bihugu mbese nko mu mijyi iwanyu. Hariho n'ubutakiza nibwo bwa mbere nakibonye. Iyi channel iwacu rero ishinzwe kugira gute, kumenya, dusobanukirwa n'ibyo tubona, twigira ibimera byose bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero iyi ngiyi niyo bita gatumura. Gatumura nayivuzeho cyane ku mugano. Umuntu utari wareba ku mugano arebeho, kuko hariho ibintu byinshi cyane, byinshi bikubiyemo nyine muri ibyo ngibyo. Rero gatumura niyo iyi ngiyi mubona, iyi mubona, iyi ngiyi niyo bita gatumura. Gatumura ku buryo utumura haduye yawe. Iyi murayibona uko iteye, urabona ko itumuka. Iyi ngiyi niyo bita gatumura, gutyo ubona urabona ko itumuka. Noneho hari uburyo nabigishije, uburyo ufata umugano wangiza ugafata igatumura ukayicomeka mu mugano, warangiza ugapfundikiraho icyo bita umukunde, bikemera bikagukundira. Navuzeho ibintu byinshi cyane, ariko ukeneye kubimenya ajya aho ngaho ku mugano, abantu twigisha umugano, aho ngaho arasobanukirwa byinshi bijyanye na gatumura. Iyi gatumura rero niyo abantu benshi abantu batongeramo, agatongera ngo jya kwa runaka, kwa gatumura, akatumura ibyawe. Ba bantu bakunda nko kuroga b'abacuruzi, ukaba wari ufite botike yawe, ufite ubucuruzi bukomeye, mbese buri kazi kose kaguhaga amafaranga buri munsi. Iyo bamaze kugutongera amafaranga bayafatiriye, bongeramo iyi ngiyi bita gatumura, ku buryo mbese ibyawe byose bitumuka. Nk'abantu bakunda nko kuroga nk'imyaka, ukagera nko ku bishyimbo cyangwa indi myaka, cyane cyane ibishyimbo nibyo bakunda kwibasira, bakibasira n'ibintu bijyanye n'inyanya cyane cyane, cyangwa nk'urutoki. Ugasanga urutoki rurimo ruragenda rutukura, kandi izindi ntoki ziri impande yawe nta kibazo zifite. Cyangwa wagera ku murima w'inyanya ugasanga zumagaye pe, ukagira ngo bazibabuye. Dore rero ibintu bibakoraho ni ibi ngibi, ariko sinshaka kubabwira uko bikoreshwa. Ni ukugira ngo niba ushatse umuti, ushake n'iyi gatumura, wongere utere muri ya myaka yawe, urebe ko iki bya bintu barutejemo. Kuko iyo umaze kumenya ikintu bakurogesheje, ni nacyo biriya biroroha cyane, bituma unabasha kugira gute,
ku buryo bwo kwifasha. Rero abantu mwihangane, videwo cyangwa hano hantu turi ni mu bishyamba nyine ntabwo ibigaragara neza, ariko Gatumura niyo yingiye. Ibindi hariho nk'abantu baba bakunda gukoraho ngo umuntu bamukozeho ngatangira gusinzira, cyangwa bino bintu bakunda, hariho nk'abantu baba bari mu mazu ukumva mu nzu hakorobye, mukaraba neza amasabune ahumura, muri abasirimu, ariko ukumva nijoro hari ibintu ukumva hinjemo icyuka kinuka, ukumva kiranuka. Ibyo bintu rero biriya bintu bakunda kunyanyagiza hejuru y'inzu bikikubitaho ukagira ngo ni nk'amabuye cyangwa udusaka, ni ibi ngibi bita za Gatumura baba bateyeho, kuko niyo bamaze kubiteraho nta nubwo ushobora no kubibona. Reka da, wabikora hehe? Iriya myuka mibi ihora izerera hirya no hino ibatesha umutwe, ibuza abana kwiga, iteza umwiryane mu rugo, ibyo mwari mugezeho bikagenda. Ni buriya buryo rero bagenda babikora bukagenda bibabuza amahoro. Hariho n'ukundi kuntu rero uba ushobora nko kweza imyaka barayiburiye nko mu mirima, bakaza bagafata nk'ibingibi, hari ibindi bongeramo, barangiza bagatera nko mu mbuga yawe. Wajya usarura kwa kuri mu gihe cyo kugosora cyangwa guhura imyaka mwari mufite, mwari muteguye ko izera, ikagenda gute? Ikagenda itumuka, ntimumenye ko bigira gute, mwari mwarabigize gute, mwari mwarabyejeje nyine ibyo mwateganyaga gukoramo ataba ari byo mubona. Rero abantu bose bakunda gukurikirana iyi cano mbahaye ikaze rwose, Imana ijye ibarinda, kandi ushaka kumenya byinshi, mushaka gusobanukirwa, kuko mu muco w'iwacu nyine cyangwa imico mutandukanye mu bihugu bitandukanye, iyi Gatumura mujye mutubwira mbese iwanyu ikora gute, nimba tubasangije iwacu namwe mujye mudusangiza. Reka rero tujye dusobanukirwa, tumenye. Nanjye ntabwo ari byinshi mbiziho, ariko duke nzi nzajya mbasangiza, kandi kugira ngo tubashe twubakire ejo hacu heza n'ubuzima bwacu butandukanye. Ikindi rero nababwira kuri iyi Gatumura, abantu bakunda kurwaza inka bakabyita ngo ni ifumbi rikabyimba cyane, bakunda gufata umugina ifuku yatimbije cyangwa ngo umugina watutumbye, mujye mwongeramo n'iyi Gatumura, mwongeremo n'ibindi mwongeramo, cyangwa atabizi nabo tubashakire abafite ibyo bibazo. Uko ugenda usigaho rero bwa burwayi bugenda gute? Bugenda butumuka nyine bukagenda bushiramo. Indi Gatumura icyo ikora, Gatumura nk'abantu bakunda gufata umuti wo gutera mu rugo, nawo Gatumura hari imiti myinshi nabwiye yo gutera mu rugo, nawo wagenda uwushiramo ukareba ko ibintu byaba barabara. Rero abantu bose aho muri, Imana ibagure muri byose. Gatumura ikora byinshi, ni byinshi ikora. N'abantu b'abaganga, bantu b'abaganga, ukaba wari muganga ufite abantu wenda uvura bagakira, ariko ugasanga imiti barayifatiriye, wari dogiteri umaze akazi, mbese ugasanga barayifatiriye. Ikintu ukora, uyu muti ugarura ubuvuzi bwawe bafatiriye, uyu muti ugarura abantu bawe bagiye bakwanga bakagenda. Gatumura ikora byinshi. Niba umaze kumenya indwara uko bakuroze, ntimukajye mupfa kwivuza cyangwa gufata ibintu ngo bagize gutya na gutya, ngo oya, mujye mutuza. Icya mbere ni ugutuza. N'abantu bose tugendana ndababwira ati manza utuze, numara gutuza ubundi ubashe guhangana utuje. Rero ndabakunda, ntago mbanga, utwanga ni akazi ke biramureba, ariko ushaka kwiga burya ikintu cyose ntabwo umuntu wese abivukana, ahubwo tugenda tubimenya ku bandi. Nimba ufite umuntu ufite icyo akurusha, tuza nyine agira icyo akubwira. Niba ufite icyo umurusha, mbese mwunganirane, icyo bita kunganirana. Nta mutwe umwe wigira gusara. Rero
ushaka ibindi bisobanuro azanyandikire kuri WhatsApp ngenda nzishiraho n'ibindi bisobanuro. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Rero icyo babwiye Kagatumura yari iyi ngiyi. Murakoze cyane.